ko yahubutse umva se ngubwemere singusaba imbabazi singusenga nubwo ndiwa nushaka igipapu yahubutse umugore wawe akwiye kunyitura yewe ndimo ndagusobanurira ko byagenze ndi muri nyuma y'ibyo bintu wese buretse gato uravuga wenyine uravuga wenyine niba ndi wanjye reka nanjye mvugereye ndakwiyamye n'undi munsi ndakwiyamye ubu noneho ndashaka kwiyama umuntu witwa Pastor Claude ndetse na Magashi. Gute umugore wa Magashi yifata akaza akiyama umuntu bita Pastor Claude, akiyama umuntu bita umugabo we Magashi, akavuga yuko Pastor Claude ari injajwa, akavuga yuko yahaye gasopo umugabo we Magashi, abivuganyeho n'umuntu bita Bosco Empire ukunda kubasenya cyane, akasenya uwitwa Pastor Claude, agasenya Magashi, akinjira urugo rwa Magashi akarujagajaga akarujagaraza. Kuri ubu noneho akaba umugore wa Magashi ubwe bwite ari uvuga uti Bosco Empire rwose umugabo wanjye Magashi namusabye kureka ibi bintu bya social media yaranze, ndetse nanamuhaye gasopo. Akongera akagaruka kuri Pastor Claude akavuga yuko ibintu byose yavuga ari ubujajwa. Akongera agahakana ibintu bimwe na bimwe Pastor Claude yerekanye ku Kibuye bijyanye n'amateka ya Bosco Empire ndetse n'umugore wa Magashi, bivuga ko akomoka hariya ku Kibuye. Ubundi gute mwisanze amabanga yanyu yose asigaye ajya hanze mu buryo bwa cyenyege nk'abantu b'ibikoko b'abasirikare twemeraga, binyuze mu mugore wa Magashi, umugore uri hagati muri mwebwe, byagenze gute? Aje nkumvishe amajwi agiye atandukanye nawe ukurikire wumve. Claude wavuze kuri inshuti yanjye, none se waba uri inshuti yanjye ukankorera ibintu nk'abiri ukansenyera urugo ukarwandagaza ukagira gute? Mani nubwo naje iwawe namaje kuvunyisha muri umurenge wa Nyarugungu tuyemo muri Kanombe, muri aka kare ka Kicukiro navunyishe mvuga ko ngiye kwa Magashi. Ntuntera ubwoba rero kuko ndamusukuriye mu ubwoba, ariko kuri inshuti yanjye byonyine igipangu cyawe. Oya wafata uruhande rw'undi harabarukubaza yanjye ukanyitereka wavuze kuri inshuti yanjye ukitereka umugore wanjye, sibyo? Twashakanye byemewe n'amategeko, urumva? None se umugore wawe niba bavuganya kubaha madamu wa president wa Republika Jeannette Kagame, uwawe ni igitangaza kimeze gute kurya atavugwa? None se First lady avugwa nabi n'abantu basanzwe cyangwa avugwa nabi n'ibigarasha? Namuvuze nabi se cyangwa muvuze nabi wanjye? We yavuze neza se? Niba wumvise ikiganiro we yamvuze neza hanyuma muvugane. Ariko koro reka nkubwize ukuri, habaho gukadiriya, umva se afande. Haba ikintu bita gukadiriya, nubwo kivuyemo kirakuvamo. Nkubwira rero reka ngwita afande. Haba icyo bita gukadiriya. Gukadiriya n'ugutekereza. Gukadiriya umbaye. None se umugore wawe yaratekereje? Urumva hano Pastor Claude ntiyibaza ukuntu umugore wa Magashi yaje kwinjirirwa na Bosco Empire wamusenyaga, wamuvugaga amabi yose, akaba uyu munsi ari we shumiye baganira kuri telefone, ndetse akamuha ubwino bujyanye n'ukuntu Magashi na Pastor Claude bakora. Umugore wanjye ntabwo yarazi ko arimo kuvugana n'intera hamwe. Ntabwo yarazi kirimo kumurikodinga. Magashi urwanya intera hamwe, urwanya ibigarasha. Umugore akaba avugana n'intera hamwe, akavugana n'ibigarasha, akamenya ibanga ry'urugo, akageza n'ubwo avuga ngo yarakwiyana. Ntabwo yamenye ibanga ry'urugo. Buretse ni gute umugore wawe akwiyama kuvugana n'ikigarasha? Ntabwo yanyemye kuvugana n'ikigarasha, hani yabyivuge. Umva se ndakina audio. Ntago kuvugana nawe, ndakina audio. Umva se yego buretse maze nkubwira, ndakina audio kuvugana nawe, yego sibyo? Hano Magashi aragerageza kwidefanda, akadefanda umugore we akagira gute, ariko nanone urumva umugore we ari muri Amerika, Bosco Empire ari i Bugande, bose Magashi na Pastor Claude bari hane i Kigali. Ibyo bivuze yuko bose bari kwibaza imikoranire ya Bosco Empire ndetse n'umugore yaje gute, nyuma yuko nawe batumvikanaga, nyuma yuko uyu mugore yarafatanyije n'umugabo we ndetse na Pastor Claude mu kwataka Bosco Empire. None se bwana Magashi ko nkuzi baca umwari mu Kinyarwanda ngo ibyara mweru na Muhima. None se korore kambaze nkubwira ukana na Muhaza Benwa kwaso niba ari kwaso wanyu, ubu wowe kuri uri umwana w'igihugu urwanya ibigarasha, kandi muri umuna wawe ni ikigarasha. None se kutari nka Bero? Niyo mpamvu ngomba kumurwanya nye. Okay, urakoze cyane. Tutiriwe dutinda muri ibyo rero. Bosco niyo mugabo Bosco mwene Karangwa ku Kibuye igishyita zamubuga hari hafi, umufata ute? Jewe rero ikintu ntekereza mbere yuko nkubwira iki uburyo mufata, sibyo? Yego. Jewe reka nkubwire icyambere twe dufite izi mikoro. Yego. Izi mikoro hari uburyo zirenganya abaturage n'abantu badukurikiye batwumva. Yego. Wowe ugahamagara umuntu mukavugana n'umuntu uziko
urimo uvugana n'umuntu kumbe we kubera objective n'ibyo ateganya uvugana n'inyamaswa ibyo Antoinette yavuganye na boss yego ntago yigeze amenya ko boss karimo amugira gute amuri coding n'ikimenyimenyi niwe yamubwiye ati rero nabwiye Magashi yagukomeza kukwataka urumva niya ariko so wasubiye mu kwavuze yavuze ngo niyamye Magashi kwiyamuza icyo bivuze kwiyamura kizi mu Kinyarwanda okay uzi kwiyama icyo ari cyo reka mbigusobanurire kwiyama yiyamye Bosco yiyamye Magashi ngo nawe na Magashi naramwiyamye kwiyamuza icyo bisobanuye mu Kinyarwanda bisobanuye bira abanyarwanda icyo kwiyama icyo bivuze kwiyama kwiyama ndakwiyamye n'undi munsi ndakwiyamye okay hano urumva ko Pastor Claude yageze ararakara bikomeye cyane ku rwego rw'uko avuga ati umugore wawe Magashi ntabwo mwemera urugo rwawe nirushake rusenyuke kubera ngewe noneho ariko uyu mugore wawe yaje gukora asigaye akorana n'ibigarasha nibasigaye avugana na Bosco Impaya bakajya mu bintu by'ubugambanyi bugamije kudusenya nge nawe kandi dufitanye ubumwe uko niko umugore we yakwiyamye umva magambo yakwiyamye kuri Bosco Impaya kwiyama Bosco urumva wari ukugira ngo Bosco wowe uribuka uburyo y'intera hamwe yamwatatse kamutuka ibaze kwita umuntu intera hamwe ari wowe wamwiciye ababyeyi none haratuma akabariro uzakaburira muri rimwe ibyo I don't care umva nkubwire ikindi wakwibaza uribaza uti se ubundi bizagenda gute niba umugore yarinjiriwe akaba umwanzi wabo ari we Bosco Impaya asigaye yarinjiriye urugo akabasha gufata umugore akamukonvenka ku buryo amuhereza ikiganiro kimeze kuriya kirimo ubwino bwose baseka bameze neza akamubwira ko yiyamye umugabo we akagira gute ese umuntu winjiriye urugo rwawe ubundi hari kiba gisigaye buriya umuntu winjiriye urugo nk'umutima w'urugo umugore n'umutima w'urugo nta uwo muntu aba yarugusenya sinibaza ko yagusiga amahoro niba yarabashije gukonvenka umugore wawe aba bagabo rero birumvikana ko byanze bikunze Bosco Impaya bahondanyije imitwe barimo barasubiranamo ntago bari kubyumvikanaho rwose ntabe na gatoya ngira ngo bagiye ukurikira neza umva nkubwire sibyo none yibaze aho yagiye rero urumva yaza kuba umuntu uzi na Bosco ntago ikigaragara ntago yaramuzi sibyo yabazi Bosco ntago yari kongeraho kwereka aduye ko yamubabaje akajya no mu bitaro Magashi reka tubwizanye ukuri dusasa inzobe Bosco Impaya yise umugore wawe Karindaya Bosco Impaya yise umugore wawe Karumuhutukazi Bosco Impaya agira hamwita kari mushiki wa Burahamu ikigarasha Bosco Impaya amwita umwana w'imungororero kandi atari w'ingororero Bosco yamwise amazina menshi mabi y'ibitutsi nyandagazi ntiriwe sobanurira hano amwe namwe ndavuzemo gake kugira ngo ubyibuke ni gute umugore wawe atazi Bosco Impaya ese uru rugo murabavugizi babiri kuri social media hari wa uri social media umugore waza muri social media buretse yego nukuvuga ngo nk'umuntu wavuzwe muri kiriya kiganiro byagombaga kumugeraho turabikosora byagombaga kumugeraho ibyo Bosco yavuze ibaze rero gufata umwana nk'uriya wasigaye agaceka ku icumu rya Junta yakorewe abatutsi warangiza ukamwitirera hamwe ukamwita umuhutukazi wo mu ngororero kwa Habyarimana hariya nkubwira ikosa umugore we yavuze ukivuga muri ibyo yavuze ngo bene wabo bapfuye nk'uko abandi bose bapfuye uko abandi bose bapfuye ni bande umva nkubwire subiza aho subiza aho hantu umugore wawe yarahubutse ndi mu rugo rwe yapfuye nk'uko abatutsi bose bapfuye ntazi n'abatutsi yavuze umva rero yavuze ngo yapfuye nk'uko abandi bose nyine nkubwire yavuze abandi bose bapfuye muri jenoside ubwo n'abatutsi bapfuye muri jenoside yakorewe abatutsi umva se nyine nkubwire buretse gatoya gihe ikintu ushaka ko wumva muri uyu mwandiko ni iki ngiki ndakumva wamababarira nakwitabye ariko icyambere Magashi we nakoza amakosa reka nemera amakosa emera amakosa y'umugore wawe hanyuma wemere ko nanjye nemera amakosa emera amakosa y'umugore wawe yavuganye n'ikigarasha arangije agusimbuza Bosco amuha agaciro ahangaho urumva ko noneho uyu Bosco Impaya yamaze kwinjira neza kwa Magashi agahondanya imitwe witwa Pastor Claude ndetse abinyujije mu mugore we
ngira ngo urumva neza ko ubwabo barimo barashwana ntago bari kumvikana. Umwe arashinja undi kuba umugore wa Magashi yaraje kwinjirirwa na Bosco Empire ndetse akaza kwinjira urugo rwa Magashi akaba abashije kubahondanya imitwe kandi bari abantu b'amashumi binyuze mu mugore we. Agiciro igishikarasha arangije kwambura agaciro agahereza ikigara ibi rero arangije avuga nabi avuga ko ni reka ngusobanurire njya ku kibuye reka ngusobanurire uretse gatoye gusobanurira urakoze reka ngusobanurire nukwanga iyi operation yose jewe nari inyizi kutayimbwiye none kutambwiye uti kutambwiye uti niba kwita judgwa uzaceceke buretse yego reka nkubwire ukuntu iyo operation nari inyizi ndabyumva ndaguteka yombi nanjye naje kwa kundi. Urumva hano Pastor Claude ntiyibaza ukuntu umugore wa Magashi yaje kwinjirirwa na Bosco Empire wamusenyaga wamuvugaga amabi yose akaba uyu munsi ari we shumiye baganira kuri telefone ndetse akamuha ubwino bujyanye n'ukuntu Magashi na Pastor Claude bakora. Umuntu atekereza wenda kumva hari ikintu yakora we yarambwiye ati noneho jewe ndimo ndagane bose ko nawe yabivuze mu kiganiro niba ubyibuka yaravuze ati rero jewe icyo nabonaga umugore wa Magashi ashaka ati kuko urumva nibyo twavuganye n'ibiki byose ngo yafashe n'ibiganiro nakoze ngo abihereza ngo umujenerali ngo icyo umugore wa Magashi yaragamije kwari ukugira ngo njye mu Rwanda ngo mpabwe ubutabera. Icyo kintu waracyumvise Magashi waracyumvise buretse gato buretse gatoya ibyo bintu waravuze ngo hari abantu bashatse kwajya mu Rwanda ariko ntiyavuze umugore wa Magashi. Noneho reka nkubwire ijambo rimwe Magashi emera ko umugore wawe yakoze amakosa yarahubutse avugana n'utavugika kandi ari umwana w'imfura umugore wa Magashi niwe Magashi ariko umugore wemere ko yahubutse byemere singusaba imbabazi singusenga nubwo ndiwa nushaka igipago yarahubutse umva rero nkubwire nanjye nkwemerere ngo nagukoreye amakosa ndabyemeye. Reka rero nkubwire uburyo yakoze ayo makosa ntabwo uzajya kuri Magashi TV ngo urwanirire umugore wawe ukubite ikigarasha Bosco Empire ukubite ikigarasha Burahamu ukubite Kayumba Nyamwasa ukubite Jean Paul Turayishimye ukubite Padiri Nahimbwa ukubite Mukankiko ukubite ibigarasha n'ibigarasha bya Ezekiel Rukundo byakiranirwa nurangiza ngo ubu umuvugizi kuri social media umugore wawe naje kumuvugizi mu bikari ajye kwita abakorode ngo turinjajwa ndi njajwa vugira umugore wawe ndi njajwa n'agasuku twarahagurutse turavuga tuti Magashi arahagurukiwe reka bwahagurukiwe n'ibi bicucu ibi bigarasha reka gena agasuku duhaguruke natwe tuzi kuvuga turavuga turangije Maga umugore wawe akwiye kunyitura yewe ndimo ndagusobanurira ko byagenze ndi muri nyuma y'ibyo bintu buretse uravuga wenyine niba ndi wanjye reka nanjye mvugire noneho ndakwemereye buretse gato ni gute umugore wawe atinyuka kanyita injatwa gendi injatwa umva se Maga banze utega amatwi buretse nacecetse yewe nakubwiye ngo hageze kuri sije yo kugira ngo amushukashuke aho ngaho niho kabisa aho ngaho niho yakoreye ikosa iyo diri mwari kuyinshiramo urumva mukabwira muti rero nakwita igicucu navugana na Bosco akakwita igicucu ubyemera nakwita aho niho ugomba kumva ko atarazi ko Bosco arimo kumugira gute kumuri codinga kwera yuko diru ntabwo yarazi ko Bosco arimo muri codinga kwiba muneze nkayibamo nemera nkabigicucu nkarimbwa ibyo nkabyemera ariko kandi kuri iyi nshuro reka twemere ko umugore wawe yarahubutse nanjye amaze guhubuka avuganye na Bosco avuga amagambo yo mu gikari Bosco yaravuze ngo adui wa baba yako umwanzi wa papa we ni umwanzi wa adui wa mke wako adui wa mume wako ko ndi adui wa umugore wawe yambayiriye umwanzi avugana n'ikigarasha kindwanya kikurwanya arangije arangambara nawe arakugana umugore wanjye ntabwo yabaye umwanzi abishaka anakwanze nanjye ntiyanyanga nanjye ajya kuvuga kuri kamera ko yanyiyamye reka turekeraho ntabwo rero akugize umwanzi yabikoze azi ngo yinera hamwe igiye guhindukize mu Rwanda sinzavuga umugore wawe kuva uyu munsi wampamagenda kwitaba kuko kutakwitaba nari kuba nkoze sakirego kutakwitaba nari kuba ntakubashye umpamagaye urambwira uti ndashaka kuganira nawe kandi sinshaka ko tuganira ku gasozi unyitabe mu rugo sindi umwanzi wawe sindi umwicanyi sindi umugome kuri we ndakwingize unyitabe kandi unyitabe ni kamera yawe nanjye ndabafite kamera yawe nabyemi kurwangira ruhande emira amakosa y'umugore wawe mu kimbo kiwe nanjye nemere ko nakaye muri uko kubakarira ugira ibyo usaba ndabyubahiriza nanjye ngira ibyo gusaba ubyubahiriza
hari icyo mvuze, hari cyenzi cy'abanyarwanda badukurikiranye. Njyewe nanjye nagira icyo ngusaba. Njyewe icyo ngusabye nk'umuntu dukorana. Yego. Sibyo? Umugore wanjye akaba yarakoze amakosa. Yego. Yo kuvugana n'intera hamwe. Yego. Abosiko. Akanansebya. Urumva? Yego. Icyo nagusaba. Iki kiganiro nuko cyavaho. Icyo si ikibazo kuri cye. Hanyuma icyo si ikibazo. Uriya mudamu wanjye nawe twarabiganiriye ibyo byose, urumva twarabiganiriye. Yego. Genda namubwira ni wapi, urumva si ari n'igihe wumvise ko bose kavuga ngo arashaka kujya kuri telefone ngo tuvuge, nabwo agiye vugana n'adu. Urumva igihe nazo kuvuga n'adu. Umva rero ngo ni kubwira Satani. Urumva rero ni kubwira Marika Gabriel ngo vugana uriya mudamu wanjye icyo nakubwiraga, urumva n'umwana wo kwa Bishop nagamenyereye abantu batongana, nagamenyereye social media rero nazivemo sisi. Mugore wanjye nkunda mbabarira. Umubyeyi acumura yicaye ku gitanda, yicaye ku buriri. Yego. Ibitutsi bagutuka byose ni ukubera jewe, ariko nanjye ntago ari jye kandi yagushatse kuzi. Nanjye naricaye ndeba ibitutsi kuko nta kuntu wajya uvuga udatukanye. Ndabwira ni rero kuri jewe n'abandi bankurikiye babyumve. Data bukwe Bishop nawe ngusabye imbabazi, na mama Bishop mbasabye imbabazi. N'itoro byose muri rusange abandi baranyanze, ariko Imana iguha umugisha, wabaye inkotanyi uvuga ati nubwo bimeze gutyo ngihenda gukunda Magashi. Magashi nzabagore bagukundaga ntabwo yakunda. Sinshaka ko we na Magashi mwatandukana. Magashi ntacyo wansaba afite ntaguha, nuko nzi ko ntacyo nagusaba wanyima, ariko kuri inshuro ibyo usabye ndabyemeye, ariko madamu wawe ngaho nawe nsaba. Icyo ngusabye ni kimwe rero. Madamu wawe twara inshuti. Yarampamagaraga tukaganira, sinigeze muri codinga n'umusi. Sinana muri codinga, muri codinze, nabandi codinze madamu makire. Ntabwo yarazi kavuga intera hamwe. Ntabwo yarazi kavugana n'intera hamwe. Codinze umugore wa Magashi, nabandi codinze makire twashakanye. Sinakora iryo kosa, sinzanabitinyuka. Rero kubwiyo mpamvu madamu Magashi nyirarukundo Hasi ubundi bazumvese baka jewe uyu munsi wa none Antoinette ahubwo ngiye hari ikintu cyambabaje. Hari ikintu cyambabaje baretse afatanye ku ikintu cyambabaje mu buzima ni ukuntu batukaga Goreti bikuvugana na nyirarukundo kandi atari Goreti. Ubundi ko batutse Goreti we ntuze kigitera hamwe batukaga Goreti wo mu ngururiro. Aha noneho reka nkubwire ngutangarize amakuru atarenze umunsi umwe. Hari umugabo uzaza kuri kamera y'Ikaze TV Rwanda, kuri Magashi TV, Give Hope TV. Ndateganya ko ejo tuzamuhostinga. Se wa Bosco Empire Karangwa, urutere hamwe rwayoboye ibitero, yagabye igitero bica. Nagwa ari se wa Bosco Empire. Ibi bintu ntuzonye no kubivuga. Jewe naguhaye amakuru ariko sinzi impamvu wanga kuyakoresha. Nagura urabona umugore wabyariye, unubona ko hateye ibintu bya ADN hano. ADN. Ugasanga umugore, ugasanga umugore yagiye nk'ahantu. Hajya Dr. Ntuze yagiraga abantu. Yego. Uyu Bosco Empire ni umwana we Ngirumatse Matayo. Ngirumatse Matayo yagiye gukoresha mitingi muri Emerenide ku mubuga. Urumva? Ku mubuga se. Ku mubuga. Arangije rero urumva wo muhostingaga n'inda niryandikayo Matayo. Ryandikayo ni Charire, niwe wari president w'ibitero bya Mubuga na Gishita. Uwo ryandikayo rero niwe wagabye ibitero byishe famille. Icyo nashaka ryandikayo rero urumva ko ari wari ukoreza Emerenide hariya, niwe wagombaga guhostinga nde? Yego. Matayo Ngirumatse. Niwe wari president wa Gishita. Urumva? Nk'umuntu w'umukuru waho ngaho. Hanyuma rero aza kubona umugore wa Karangwa ari nyine wa Bosco. Yego. Arivuga ati mwabagiga ngo ubundi gute mugira abagore meza mwigirira. Umugore mwiza. Uri murabyumva? Ari umugore mwiza nyine wa Bosco. Nuko rero bahuje, ari nayo mpamvu iwabo wa nyine wa Bosco batwaye mushiki wa Bosco ntibatware Bosco, bari bazise. Nigute mugore kamateka mwebwe ubundi. Buriya nkubwire nakandi kabanga rero. Buriya mushiki wa Bosco Empire avukana nawe kuri nyina, nuvuga ngo nyina wa Bosco yamutahanye kwa Karangwa, uwo mwana w'umukobwa. Uyu munsi wa none bene wabo kwa nyirakuru wa Bosco Empire
kwa nyirakuru wa Bosco babyara nyina, kubera ko bose bari abana rero bari kubatwara bose, ariko amakuru barayazi kuriya. Yego, amakuru bari bayazi yuko iki cya Bosco ari icyana cyangira umatse Matayo. Noneho nk'ibiri banga rero, mushiki wa Bosco, niko tari kubintu mushaka kubitanga. Mushiki wa Bosco afitwe n'umukoroneri w'umugande, ibugande w'umunyankore, ariko Bosco ntiyanatangaza ko ari mu Bugande ngo ananyusungunutse avuge nahari. Rero Claude, ndagira tugishireho umucyo, sibyo? Mane guha umugisha, umbabarire ubabarire umufasha wanjye, sheri wanjye umubabarire, sibyo? Yego. Ibyo yakoraga yumva akabikorera igihugu, yumvaga ko agiye kubeshya Bosco akaza ngo abone ubutabera hamwe cya burundu. Yego. Ariko nawe yarabibonye kandi byararangiye mu buzima. Ntabwo uzongera kumva ijwi rya sheri wanjye Antoinette, ntabwo uzongera kuryumva Madamu Magashi avugana n'ibigarasha cyangwa n'uwari we wese, ntazongera kuvugana na Bosco, ntazongera kuvugana na Mama Bebe nka muri kodi amushyire ku karubanda. Kubw'iyo mpamvu nanjye nkwemereye ko hari ikiganiro nahamagayemo umugabo ku Kibuye, ntabwo ikiganiro nagikuraho, ariko nemeye ko amajwi bari kodinganye na Bosco Empire, ayo Bosco Empire muri kodinze n'ijambo namuvuzeho nkavugamo izina Magashi, nemeye kubikuramo. Aba bagabo babiri rero icyo nababwira, Magashi ndetse na Pastor Claude, nibitonde amazi si yayandi uge magazi, kubera ko buri umwanzi uwo bita umwanzi wabo Bosco Empire niba yamaze kwinjirira urugo rwabo, nkuko Bosco Empire ahora avuga ati uru rugo rwangiye kuzarwinjira ndujagaraze kandi bizarangira divorce yanyu ari nge nyitangaje nyi breakinze. Akoya ho ati urugo rwa Magashi ngiye kuruhindura icyitwa gereza. Ibyo ngibyo birasobanura ko niba Bosco Empire koko yamaze kuba yinjira umugore wa Magashi, akabasha kumuhereza ikiganiro kimeze kuriya, akavugamo uburyo Magashi ngo yamunaniye, yagiye amuha gasoko nyinshi, akamwiyama kuri social media, akamwiyama gukorana na Pastor Claude, akamwiyama mu gutuka Bosco Empire. Ibi byose birumvikana neza ko urugo rwarinjiriwe kandi buri umuntu wamaze kukwinjirira mu imizi buriya y'urugo ni umugore. Niba umugore yamaze kwinjirirwa, umuntu akaza akatangira kumukomveka, akajya amubwira amabanga yose yo mu rugo, bisobanuye neza ko uyu muntu anytime yakurimbura cyangwa akagusenyera urugo binyuze mu mugore, kubera ko uyu mugore urumva ko mu ruhande rumwe araza akabwira Bosco Empire ibiri kuba byose inyuma y'amarido. Ubwo bivuze ko anytime ashobora kumena amabanga cyangwa se imigambi bamucuriraga kugira ngo uyu Bosco Empire ababashe kuba wenda bamuhashya ku munwa we, dore nawe ku munwa we utoroshye, kandi akaba nawe avuga ati nzabahabya mpaka mbashajije nkabirukansa cyangwa se urugo rwanyu rukababyara divorce. Akavuga ati uyu nguyu Pastor Claude nawe ndaze kunze ngomba kumuhondanya imitwe na Magashi, ubwumvikane bugomba kuba bukeya hagati yabo. Ubu rero igihari nuko nabwira aba bagabo ngo mujye muvuga make mukontoroye, hanyuma mucunge neza. Kuvuga menshi siko kuyamara, kuvuga cyane musakuza niki mujye mucunga neza, bishobora kuvamo kwinyuraguramo cyangwa se mukongera mugacunga neza bijyanye n'uyu mugore wa Magashi, kuko niba ari guhuza n'umugabo we mu byo batangaza, kuko niba batari guhuza mu by'ukuri biraza kuba bibi, baraza kwisanga amabanga yose yagiye hanze yanyu, yaba Pastor Claude yaba Magashi, cyangwa se amabanga y'urugo rwa Magashi muraza kwisanga yagiye hanze niba koko uyu mugore atari guhuza na Magashi. Bityo bikaba byatuma aca inyuma akajya avuga amabanga y'urugo cyangwa se amabanga y'aba bagabo babiri abiyo Pastor Claude na Magashi. Ibyo rero byaba bivuze ko muri mwebwe haba harimo icyitso, kandi icyitso kibarimo kibana namwe umunsi ku munsi, muganira buri kimwe cyose, kikabasha kugeza amakuru ku gihe ku mwanzi wanyu Bosco Empire. Byaba ikibazo gikomeye cyane. Mucunge sana, mugende gakeya, mumenye ayo muvugana ayo mutavuga, mumenye ayo muganiriza uriya mugore, mubanze nawe mumwige neza, mumenye esagamije ikiburiya. Rero umuntu utari kumwe namwe n'uwamenya, hari n'igihe wasanga ari muri gahunda zo kuba
agafata izindi nzira cyangwa se agahindura antene. Ubwo ndashaka kuvuga ko ashobora no kuvuga ati sinzagaruka ni Kigali, niba ari umugabo nzashaka undi w'umuzungu cyangwa w'umudiaspora hanze aha ngaho ndi barahari. Ibyo Kigali ngiye kubireka, mbireke birimo amatiku, birimo ibintu ntari kubona bisobanutse, kugira ngo nzajye mpora wenda banjagaraza kuri social media, dore ko Bosco Empire ngo yaramujagaraje birangira ngo ajyanywe mu bitaro. Ibyo byose ashobora kuvuga ati rero n'ubundi aba bagabo ndabona bazatuma uyu Bosco Empire ansaza nyirukansa, reka nze ngende mbikuraho gake gake. Ntawamenya ni ugutekereza ni ugukeka, ariko muvuge make make kandi muvuge mwibaza ngo uyu mugore uri muri Amerika, twe twaba turi i Kigali, ubundi VPs ese ntago yazabataba mu nama umunsi umwe? Aho ni ikibazo mukwiye kwibaza cyane.